ibyo bintu ntabwo Imana yabiha umugisha. Twarasenze Gerardine nyir'ubutangwa mutima utuje, wa mugenzi ugenda inganzo nkaba intaganzwa mu kuyiganza. Ahubwo rero kuko u Rwanda rwubakiye ku muco, indangagaciro na kirazira. U Rwanda rwikwije ubumwe, natwe turi umuryango umwe, dufite twese intego imwe, duhuje isano n'amaraso. Urwango rwaguye ahishyanga, dufite ishyaka ryo kubindatana, dore urunana n'umuntu n'intero n'imwe nkuko turi umwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane rwose. Murakoze cyane rero, mu muco nyarwanda rwose si abasaza babyihereranye gusa, n'urubyiruko rugiye rufite umuco nyarwanda. Ese hano ku bantu badukurikiye naba ndi kumwe nandi? Murakoze cyane nyakugira Imana. Ubundi njyewe seruka bya gifura. Yego. Nk'imfura ya data. Ndifura itinya Imana, ndifura y'urukundo, umutima wanjye n'ubutwari kandi ukagaba amahoro cyane. Ti naho nkuko mubibona kandi sindi jyenyine. Yego. Ndi kumwe n'umwari umweza wabeza Ruhimbi, reka mushoze nawe aseruke bya gifura mubari kagira Imana. Icyo seruka neza. Murakoze cyane bashuti banjye, nshuti nziza. Nk'ibisanzwe ndi umwari, ndi nyampinga udasahinda. Twarasenze Gerardine nyir'ubutangwa mutima utuje, wa mugenzi ugenda inganzo nkaba intaganzwa mu kuyiganza. Ahubwo rero ikiruta ikindi ndi umwari ushima Imana. Ni umunsi umwe nigeze kujya mu bantu ndavuga, noneho mvuze barambwira ngo amagambo ngira bazayanziza. Ngiye data arambwira ngo jya wivugira nawe n'ikirusha abandi. Murakagira Imana, turakomezanya. Murakoze cyane rero, nkuko tubizi umuco nyarwanda si abasaza bawufite gusa, ahubwo n'urubyiruko rugiye rufite umuco nyarwanda. Ese nka Alphonse haba hari ikivugo cyangwa se ikigendanye n'umuco wadusangiza? Arakoze cyane kubijyanye n'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda ubundi ntugacike, nukomeze waguke, uko u Rwanda rugenda rwaguka Rwanda, n'umuco nyarwanda wagukire mu banyarwanda. Nicyo ngicyo na Gerardine nawe akaba abadufitiye ibyivugo, nkuko tubizi ni mugenzi w'inganzo, nkuko hafite urubuga anyuzaho ibihangano bye, akaba ari Twarasenze mugenzi w'inganzo. Ese ni nk'iki kivugo waba udufitiye cyangwa se ikimwe mu gice cyaba gikubiyemo ubuvanganzo nyarwanda wadusangiza? Yego, murakoze cyane. Abakurikiye channel, ubundi mbere yuko mvuga igihangano, umuco wacu pe nitutawitaho uracika. Ariko nituwitaho umuco wacu uzakomeza wande ugere mu mahanga, cyane ko twaribohoye, ntago tugishaka kubaho nk'ababoshye. Biraho rero hari igihangano nise nkomeze njisha umuco udacika, ariko cyane cyane hari n'ikindi nise turumwe. Turumwe nayo igaragaza ubumwe bwa nyabwo, ubumwe bw'abanyarwanda. Yego, ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe bwacu bugaragaza ko nta kintu na kimwe tuzigera tubura nitubumwe. Mu byo nibuka rero, muri turumwe hari aho nari ndimo nkebura urungano inshuti zanjye. Yego, ngira ngo nkomeze nsigasire ubwo bumwe bwacu nk'indangagaciro nyarwanda kandi igize igihugu cyacu. Yego, reka nanzike rero mvuge imwe muri iyo mikarago. Seruka Munyana nawe nyir'urubyaro, ya matwara batubwiye ngo tubibyiciro burundu, maze amacakubira ducange bigeze naho byaducanze, ironda bwoko rikadusanga na jenoside ikabidasiba. Twaracangamutse turumwe, u Rwanda rwambaye umuremyi, twaretse injamba dufite ijambo.
u Rwanda rwikwije ubumwe natwe turi umuryango umwe dufite twese intego imwe duhuje isano n'amaraso urwango rwaguye aho ishyanga dufite ishyaka ryo kubindatana dore urunana ni umununi intero ni imwe nk'uko turi umwe murakoze cyane murakoze cyane rwose ibyo bintu rwose pe murakoze cyane umusizi iyo ni inganzo rwose yego nyakugira ubutangwa gukomeze mu buzima ubashe kugira imbaraga zo gukomeza inganzo yawe yaguke yande ibe ngari mu Rwagasabo cyane oya rwose kandi ubumwe rwose bukomeze mu banyarwanda mw'abantu mwe rwose iyo ni inganzo uwo ni umuvugo rwose mwiza cyane ese bawusanga hehe kuko ako ni gake mu byo utubwiye bawusanga hehe byimbitse nibango nakoresheje amabango abiri ariko byimbitse uyu muvugo ntabwo ndabasha kuwugeza kuri cano nkoresha ariko mu minsi mikeya ndaba nawugezeho oya rwose yibwire abadukurikiye yibwira abadukurikiye twarasenze Gerardine twarasenze Gerardine nibyo biriho gusa muri description birashoboka ko wasangaho mugenzi w'inganzo nakunze kuvuga ku burezi ndetse n'umuco kandi ndacyakomeje kubivuga nyamuneka rwose twarasenze Gerardine mugenzi w'inganzo murumva yuko rwose yifitemo impano mw'abantu mwe iyo mpano rwose ntikazime kandi iyo mpano ifitiye u Rwanda umumaro kuko u Rwanda rwubakiye ku muco indangagaciro na kirazira murakoze cyane rwose ubumwe buganze mu banyarwanda kandi namwe inganzo yanyu muyikomereza aho ngaho ariko mbere y'uko dusoza nagize ikibazo ese ubundi nyakubahwa Alphonse najya nkunda kumva bavuga ngo kirimo bene cyo ariko nawe uraryemera gusa bura nsigaye nanjye narakoronejwe n'amazina y'abazungu kirimo bene cyo ubundi ubumwe wowe wumva ari iki ubumwe wumva ari iki urakoze cyane nyakugira imana ubumwe buriya ni uko abantu bashyize hamwe bagirana inama bakora basenyera umugozi umwe muri make bafite no kuzagera ku ntego zimwe izo ntego bazigize ari zimwe ntabwo ariho zigira akamaro bonyine zigira akamaro n'igihugu kubaka igihugu ntabwo bituruka muri minisiteri bituruka muri twebwe bikazamuka bikagera ku rwego rwo hejuru nicyo nakwita ubumwe bw'abantu basangiye ubumuntu bakaganira ku cyabateza imbere ku gikenewe ibidakenewe bakabishyira ku ruhande bagaharanira kugera ku ntumbero imwe nuko numva ubumwe nk'ubusobanuro kuri ngewe ati tubumwe twubaka u Rwanda twifuza gusa wagira ngo watsindaga wakopeye neza uvuze wagira ngo usomye ahantu nanditse nuko bimeze gusa waba ufite icyo kintu mvuze mu mikarago yawe mu mikarago bigiye birimo ariko nyine igisobanuro cyayo ntabwo kirimo neza ariko tukiraho uvuze ubumwe nashakaga kuvuga rimwe turi mu itorero hari ukuntu bakundaga nko kuguhamagara ngo intore ugahita uvuga ngo rimwe ku buryo nagera hariya nanjye ntabwo ndi intoragura amayugi nanjye ubwo burere nabufasheho buriya intore nazo ziba zisangiye ubumwe ziba zifite ubumwe ikikubwira ko zifite ubumwe muri zo ziba zifite zose intego imwe gusa rukumbi cyane intego imwe twubaka u Rwanda twifuza ubumwe ni ibyo ngibyo rwose twifuza murakoze cyane rero yaba birumvikana yuko umuntu agenda areba no mu muco utandukanye ubusanga abasaza bakavuga ngo abasaza ngo nibo bazi umuco muraya ko no mu rubyiruko hose umuco urimo mwokagira imana mwe umuco wanyu inganzo yanyu ikomeze izamuke urakoze cyane tukira ikomeze izamuke rwose abantu bari kunkurikira kuri nyakira amashusho ntinze ntazahera
ndacyari mu nganzo banyihangane kuba nyiri mu nganzo nibyo nkinoza hari ibyo ukinoza zagaruka nanjye siga basigare bagira gute bibaza bya bindi byose ariko yemwe bantu badukurikiye ngira ngo mwabyumvishe twarasenze Gerardine wagenda ugasacinga kuri YouTube rwose ugahita umuforowinga subscribe ibyo byose biba bikeneye kubera yuko iyi nganzo si yo kwihererana naga ari yo kwihererana uko nabyumvishe ari ikintu utari kubona urabona turimo tuvuga imikarago nungamo cyane rwose ibyo bintu ntabwo Imana yabiha umugisha Imana yabiha umugisha ahasigaye n'abaturage kandi bakagira ibintu bungukiramo kubera ibyo Imana yahaye umugisha nuko abandi barizwaye tubabyumva ukundi nta utagira gute reka nisomera akaji nta utabisabira umugisha njye rero ntabwo njya nyita ji nyita intango kera baravuga ngo nta musore usoma ku ntango atabanje kwivuga ariko nivuze ubundi rero buriya ariko hari ijambo nigeze kukubwira nanjye narakoronejwe ndacyafite zimwe mu ngaruka ibyo byose rero ni za ngaruka z'ubukoroni ariko icyo ari byo byose yabona umwana arimo arakura ikinyarwanda cyacu nuko tugenda dutira ariko ikinyarwanda cyacu ni umwimerere kandi turacyakura birumvikana rwose kugira ubutangwa akomeze aduhe umugisha kandi adusige mu ruhanga akomeze adufashe kandi ntiteka n'abataranye ibyahamye sinagenda rwose ntabateye iteka n'iteka abantu bari mu Buganza bw'Epfo abantu bari Bwenecyangwe mu Bwanacyambwe hahoze ari muri Kigali murakoze cyane ahantu ntiteka abataramyi bakora kuri radiyo Huye Semutamana Shakwa na Rutamiza Ndekwe rwose nyakugira utangwa harakomeze abafashe kugira ubuzima buzira umuze murakoze cyane rero rwose iyo nganzo yanyu ikomereza aho ngaho ngenda bashimiye rwose kuba mwitabiye buno butumire muba mwigomwe kandi mukagira umusanzu wanyu mu kubaka urugo Rwanda twifuza kubera yuko si ukugenda gusa ubivuga gusa ahubwo ukanabigaragaza mu bikorwa murakoze cyane rero mukomeze kugubwa neza rwose mugira amahoro nawe ugira yandi banya kugira Imana rero twabanye mu iki kiganiro ndabashimiye mukore subscribe share ndetse na comment kuri David Empire murakoze cyane rero mukomeze kugubwa neza tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogene Shop yaje ari igisubizo muri Diogene Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose jibu hashi meru espe n'izindi umuceri kawunga imboga z'amoko yose amafu y'amoko yose ibirayi urya ugatemba itoto ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva ngiri ibanga ryo kubaho neza rero ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse si ibyo gusa kandi muri Diogene Shop tubafitiye ibyo kuba bitandukanye harimo fanta z'ubwoko bwose juice zamenyekanye nka Karungi ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe kubera yuko tubafitiye Mitsingi, Knowless, Skol ndetse na Virunga akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya Jibu kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga umwihariko kandi nuko kwa Diogene Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu banyeshuri bayobozi babyeyi banyonzi bamotari namwe rubyiruko muhawe ikaze muri Diogene Shop mwadusanga muri santere ya video iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza aho amatari baparika hepfo gato y'umunara ni amayobera arimo kandi kuko cyagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39
169. Ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogenes Shop, ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow!